hakurya handi muri iyo mijyi yindi abafana baraza kandi bakaza ari benshi. Noneho by'umwihariko nk'ahangaha Mpumalanga ho ni n'icyaro ugereranyije n'ahandi, bakavuga bati naho turahazi, higanjemo abantu b'urubyiruko, hari abantu bakunda umupira cyane batabona amahirwe yo kuza kureba ikipe y'igihugu muri iyo mijyi nari ngarutseho haruguru, bakavuga bati bazaba bayiprofise, ntabwo bakunda kuza kwakinira cyane, nabwo bazaza bafite inyota yo gufana cyane. Urumva rero ni strategy zo kugira ngo bigarurire abanyafurika y'Epfo bakunda ikipe yabo y'igihugu, ariko nanone banaze ari benshi. Bakaniye rero Afurika y'Epfo yo nta kosa, bakaniye bishoboka, icyashobokaga cyose cyo kunaniza u Rwanda baragikoze. Urebye uburyo ingendo zagenze, ukareba uburyo kugira ngo umuntu azabone hoteli, imbaraga byatwaye abayobozi binyuze cyane cyane muri Desire Vice President wakoze akazi katoroshye cyane mu by'ukuri. Uyu mugabo urebye n'ibindi bintu byinshi cyane ntacyo batari bakoze, ariko nk'abanyarwanda abantu nyine bamaze kwisobanukirwa nk'intore, ubwo hageragejwe gushakisha ibisubizo kandi bigenda neza mu by'ukuri. Ubwo rero ku ruhande rwa Afurika y'Epfo yo yakaniye nta detail n'imwe yasize inyuma. Ubwo rero kuza gutegereza tukareba. Gusa abibazaga ku kijyanye n'abasifuzi bo n'ubundi twari twababwiye ko ari abarabu bazasifura imikino yose. Uwitwa Maruf nawe asifuye umukino uheruka wa Benin n'umunyamisiri, hanyuma uyu nguyu ni umunyatunisia uza gusifura uyu mukino, yitwa Melki Mehrez, niwe uza gusifura uyu mukino n'abanyatunisia baza kuwusifura. Kocha Adera Murusha imyitozo irangiye nimugoroba bahoze baganira mu Cyarabu, aravuga ati rwose muza kugerageza kuba fair nkuko musanzwe mubikora. Akavuga ati ariko ikipe mwebwe murabona bana muri kubareba mutabakunda koko. basa nkaho bariho batebya, ariko ku kijyanye n'imisifurire kuri abo bagabo mu bihugu bya Maghreb ho ngiye ndumva nta kibazo wenda nagira, cyangwa se ndumva nta gihunga nshobora kuba nagira kijyanye wenda na bimwe mu byemezo by'abasifuzi bishobora kuza gufatwa n'abasifuzi baba professionnel bari international baza kuba bari fair, nta kibazo. Urakoze cyane, ubwo tugushimire, tuze gusubira ku isaha saa 12 twumva ibiri buve muri uyu mukino. Ndabashimiye cyane, munsi mwiza. Urakoze cyane Axel, tumushimire. Kugira ngo tujye muri Rayon Sport ngira ngo twabwira abantu niki gisabwa muri iri tsinda ku bihugu bitatu tutarimo twebwe. Gusa reka ngaruke ku kantu gakomeye ikinyamakuru cyo mu gihugu cya South Africa basuninye ku bakinnyi ngo batatu bahawe nk'ubutumwa umutoza Hugo Blues b'abanyarwanda bo kwitondera. Bahereye kuri Ntwari Fiacre, umutoza ari yanamugarutseho Hugo Blues mu kiganiro n'itangazamakuru, aravuga ati umupira w'amaguru nta butabera ugira, ati ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarushije Benin, atariko ikosa rito cyane rya sorti itari nziza yo muzamu w'u Rwanda kandi ari nawe mwiza mu bo tuza gukina bituma Benin itsinda. Ati rero natwe birasaba kwitonda, ati kuko dushaka gukina neza ariko bagatsinda. Abo bakinnyi batatu Ntwari Fiacre, Boneri Mugisha Kazemiro ndetse na Nshuti Innocent, bo ngo nibo babona baba ikibazo ku ikipe y'igihugu ya South Africa, naho ibindi byo nicyo Ibere yaragiye kutubwira wenda iyo mibare. Ubwo Ntwari Fiacre nyine araza kuba pangura imipira, aramutse babuje kujya mu gikombe cya Afurika, ubwo harimo abatamwishimira cyane ko anakina iwabo nyine, ariko nibiba biri mu mukino. Uko bihagaze muri iri tsinda, Benin ya mbere ifite amanota 17 izigamye ibitego 5. Hanyuma South Africa ni ya kabiri ifite amanota 15 izigamye ibitego 3. Nigeria ni ya gatatu ifite amanota 18 nayo izigamye ibitego 3. Ndafungira kuko Lesotho n'u Rwanda na Zimbabwe ntacyo ziharanira, wenda nka Lesotho itsinze Zimbabwe igira 12 iri imbere y'u Rwanda, Rwanda n'u Rwanda 11. Icyo bisaba rero duhereye kuri Benin yitsindiye Nigeria automatically yatijya mu gikombe cy'isi kuko yagira amanota 20, nta yindi kipe yagira 20 muri aya. Niyo South Africa dutsindije. Ukibaza ngo Benin iramutse inganyije na Nigeria byagenda bite? Inganyije na Nigeria Benin yagira 18. South Africa yatsinze u Rwanda, reka tubifate gutyo, nayo yagira 18 bakanganya amanota, ariko icyo gihe Benin wenda yabikirusha ibitego kwiranyisha ibitego 2 kuko yasaba South Africa kuba yanyagira u Rwanda. Aya ekipe uhakomereza Benin na Bafana South Africa bose bamaze kwinjiza ibitego 12, ariko ikipe ya Benin yinjijwe 7 mu gihe South Africa yinjijwe 9, harimo ikinyuranyo cy'ibitego 2. Benin izigamye ugerangije na South Africa. Bivuze ngo icyatuma Benin inganyije itajya mu gikombe cy'isi ni igihe South Africa yanyagiye u Rwanda, yarutsinze wenda difference ibitego 3. Urumva ubwo Benin ifite amahirwe yo kuba
itsinze yagenda ariko inanganyije yategereza kureba South Africa ko yanyagira u Rwanda. Tujye kuri Nigeria rero. baramutse rero banganyije bw'ibitego bahita bareba mace ubwo baramutse ari aho bahuriye no mu bitego bahita bareba mace zabahuje South Africa zombi yatsinze Benin. Hanyuma Nigeria birayisaba kwitsindira Benin ikagera 17. Urumva? Nitsindira Benin biraza kwisaba ko itsinda difference y'ibitego bibiri kuko Benin irayirusha ibitego bibiri utuvugana. Nigeria zigamye 3, Benin zigamye 5. Ubwo nitsinda baranganya amanota noneho bisabe gutsinda ibitego byinshi. Urumva Nigeria birasaba gutsinda ibitego byinshi ariko ikanasaba u Rwanda ko rwabatsindira South Africa. Kuko South Africa niramuka itsinze iraza ko birangiranye Nigeria. Ubwo amahirwe ya Nigeria ni make cyane ugereranyije n'aya South Africa ndetse n'aya Benin. Ariko uko mbibona bigishoboka. Urumva? Birashoboka cyane ko Nigeria yatsindira Benin iwayo nyina ko nanjye mbibona ikagera 17, hanyuma na South Africa atsinda u Rwanda rwose South Africa mu mbone zanjye 18, South Africa ikajya mu gikombe cy'isi. ndabyibuka twari hano kuwa gatandatu tubwira ati South Africa nanjye niko mbibona kuko ari uyo ikipe ya Nigeria bakaniye aravuga bati tudakora amakosa reka dutsinde ibindi bitunanire abaturage n'ibindi byoroshye. Nigeria kurasabwira rasa tujye muri ubwo nkuko Rugangwa revugaga match kuri televiziyo Rwanda irabihari saa 11:45 ubusesenguzi burabutangiye. tujye muri Rayon Sport ariko nizera ko barimo gusaba facture za IBM. Oya birazwi ko Bareyo nibo bantu ba mbere bumva neza cyane akamaro ko gusaba facture za IBM. Birumvikana ko nabasirimu cyane barabizi ko iyo watse IBM bagubatse igihugu imisoro yose utanze leta y'u Rwanda iyibona uko yakabaye nta misoro n'imwe itikiriye mu bacuruzi. Birumvikana ko IBM ni ikoranabuhanga ryaje ku buryo amafaranga usoze leta y'u Rwanda iyabona uko yakabaye. Ariko n'ubundi hamwe na Rwanda Revenue Authority iyo uwatse facture za IBM usubizwa 10% y'amafaranga wagiye utanga mu gusora. N'amafaranga menshi cyane ugenda usubizwa. Si ibyo byonyine kubera ko hamwe na Ikubire Lotto bazanyemo promotion nziza cyane yatenga promo yo gutanga ibihembo ni nko gushimira abase facture za IBM. Yego barashimiwe kubera gusubizwa 10%, ariko noneje kubashimira mu kubaha ibihembo. Si ibihembo bito kubera ko harimo gutsindira imodoka ya Kia Sorento kabisa izagitangwa buri kwezi. Ni imodoka nze cyane, umunyamahirwe wa mbere azayitsindira muri uku kwezi. Ni Kia izatsindirwa rwose kubera gusa kwaka facture za IBM byonyine. Hanyuma kandi buri wa mbere hatangwa moto ya Spiro n'ibindi bihembo byinshi cyane. Ikikora gusa no kwaka facture za IBM ubundi ugakanda akanyenyeri 5 urwego kugira ngo utsindire ibihembo muri tenga promo hamwe na Ikubire Lotto twaka facture za IBM. Muri Rayon Sport rero nta kindi tujye kuganiraho ni divorce ihari. Rayon Sport harimo divorce itandukana divorce ntabwo iriho abashakanye gusa ntabwo bajya babikoresha n'abongereza ngo they have divorced bavuga nk'umukinnyi watandukanye n'ikipe cyane divorce ariko abantu benshi bayizi washakanye nuko bayitwerereye abashakanye ariko si bireba gusa n'abandi bakora divorce usibye ko atari na nziza nyine. Navuga yuko Rayon Sport iratandukana n'umutoza ese ntitandukana nawe ko bavuga yuko bamuhagaritse. Twari tubonye itangazo nimugoroba kandi bavuze ko batandukanye na Nsabimana Aimable. Reka dore ku mukinnyi Nsabimana Aimable kuko bo byarangiye gutandukana nawe nkuko babyitangarije, ariko n'ubundi byasaga n'ahari ikibazo cy'igihe kuri Nsabimana Aimable. Yakoraga imyitozo ariko burya Nepo na Mugaragu na Ruvuyanga ntabwo Nsabimana Aimable igeze yakirwa lisanse yo gukina imikino ya shampiyona cyangwa se n'indi mikino. Bivuze ngo ntabwo bigeze bamwandikisha nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Yego bamuhembaga n'ibyo ariko ntabwo yabarwaga umukinnyi wa Rayon Sport mu bijyanye n'amarushanwa kuko nta byangombwa bigeze bamusabira. Kuri icyo vuze ikaba imibare mikeya. Kuri icyo vuze Mugaragu ndabyuka Iberi twari kumwe na hano muri studio tuvuga tuti bizarangira Aimable koko nk'uko ubuyobozi bwabivuze bugiye kumuhemba adakena nk'uko bari babigarutseho. Ariko nk'uko na Mugaragu yarabikomojeho iyi mibare ku ikipe ya Rayon Sport iba mu bibazo bya mikoro. Ku ikipe ya Rayon Sport tubizi yuko buriya ushaka kumbwira ngo defense yanjye yubatse neza ntago nkikeneye Aimable, ariko iyo rebye Rayon Sport kuri performance zayo muri cyane cyane mu gice cyugarira hari aho byabaye ngombwa imvune yemera ibikibazo,
hari aho twabonye uyu mukinnyi w'umunyasenegali agarutse Diagne. atari kuri levo Youssou Diagne tukabona Rushema Chris murabyibuka kuri match ya Yanga tweretse ko nawe ni imvune yararimo akiniraho biza gusa nkaho binamugoye agaruka kuri izi match za Singida na Aimable umutunze muri iyo situation icyo gihe uri kwihenda ubwabyo binakwereka ko mu buryo bw'imyubakire kuri ekipi ya Rayon Sport hari mu hantu hagaragaje ko harimo ikibazo gikomeye. Imibare mike mugaragu. ibyo biraza no nitujya no kuri Afame Rotfi ndaza kukwereka impamvu yo kugira umusaruro mukeya. So nuvuga ngo Aimable kuvuga udashaka Aimable byari byahereye ibyuko umukinnyi mu gusoza umwaka ushize w'imikino numwe mu bakinnyi bagaragaje ko batishimiye ko batarahembwe. Ibyo urabizi ko abakinnyi benshi na kapiteni Muhireke icyo gihe bajya gusoza umwaka w'imikino icyo kintu yaje kukigaruka avuga ko bararwanye bo nk'abakinnyi baragerageza ariko ibi bitazabahira ko bazabijyambukana mu mwaka w'imikino. Ubuyobozi buhitamo ko niba umukinnyi yagaragaje ko kutishimira ntuyitabira imyitozo baraguhanisha iki baraguhanisha kutagusebera essence ariko bibagiza ko bo icyo bashaka ko umukinnyi bamukora biriya we azivumbura natitabira imyitozo bazakora raporo yerekana ko umukinnyi yataye akazi. Uko guta akazi Rayon Sport izabirwana no hari ibyo imugomba nk'ikipe yamwirukanye itazamuha kumba umukinnyi yaragira arababwira ati nimuzigera mumbona nasibye nzazanye ko nuko mubishaka kugeza igihe mwebwe muzabona ko uko muri kumemba ntarimo ndakora mumereza ayo mafaranga. Icyo ni igihombo ikipe Rayon Sport yishyizemo nk'umwe mu bakinnyi bari guhembwa amafaranga atari make mu ikipe Rayon Sport ari kuri payroll uri kumwereza amafaranga kandi Rayon Sport n'ubundi iri kurwana nicyo kibazo cya mikoro. Iyo ni imibare mikeya kuko n'abadefenseri niba utarashakaga Aimable mubo bazanye tubwizanye ukuri mu bari mu mutima wa defense abarusha iyo kuri urwego rwa lokale abarusha Aimable experience mu bari muri mutima defense. Oya icyo bamuhoye ntabwo ari ikibazo cy'ubushobozi urumva we na president ntabwo bigeze bajya imbizi president avuga ko yamusuzuguye bifite ibibazo bya discipline bitari byiza. Aimable nawe akavuga ati rero niba mutanyifuza ni mume ibyo mu ngomba nigendere. Iravuga ati mufite miliyoni 5 zanjye mwasigaranye kuri recruitment nimuzime hanyuma byibura mu mwaka nisigaje mumpemo kimwe cya kabiri amezi 6 ehembwaga miliyoni 11 nigendere. Ebana ngo baraburanye bagira no muri Ferwafa bigeze kujya muri Ferwafa akanama ngenga myitwarire karabicaza umunyamategeko wa Rayon ndetse na Aimable nabwo rwose ruburagica ariko arababwira ati ngewe ko nabonye ikipe bivuga ko agiye kujya muri Libya birasaba iki noneho kugira ngo mundekure nimunyinishe nimwanyakira isanze birasaba iki baramubwira bati ikipe wabonye nigufata nikujyana hari icyo uzadusigira icyo wanagareye Rwanda nacyo ariko ngiye byibura njye ahantu nkina ntabwo n'umukinnyi wo gutungwa n'ikipe ntakina nkora imitozo gusa. Ubwo rero Aimable bamurekuye batandukanye nkuko babyumvikanye nguciye mu ijambo na Ruvuyanga na umuntu twabyibaza ubundi Aimable ni umukinnyi yagapfuye ikina perezida dore ikibazo hano ubundi ikibazo kiri muraza no kubibona nituganira ku by'umutoza ahubwo mindoro moto umutoza yagiye Aimable tumuzoza Aimable ngiye musozaho muribuka ubushize Kevin Muhire ari mu ikipe ya Rayon Sport hari igihe bitari bimeze neza murabyo kavuzwe ko ubundi bifuzaga no kumurekura hari igihe byashyushye cyane. Aba bakinnyi ba Aimable Master wagiye na ba Kevin n'abagabo babaye muri Rayon Sport cyangwa se mu gihe bari muri Rayon Sport reka tubyite bari inshuti na ba Prosper na ba Gacinya uri kumva muri cya gihe cyo kutumvikana hagati cyane cyane ya Prosper ndetse na Tadeyo. Aba bakinnyi ba Aimable bamubona mu isura y'umuntu w'inshuti cyane na Prosper. Perezida akavuga ko niwibuka ko Aimable agaruka ngo ku myitozo perezida atishimiye uburyo umukinnyi agarutse ati ko ntigeze mubabarira niba yarafite ikibazo agarutse ati yarahamagaye aravuga ati nyabona umukinnyi ntakora imyitozo. Aha urakoze cyane ubundi ninde wamuhaye gwahedi ko ndi perezida wa ekipe ninde wundi wakamuhaye uburenganzira bihita bikwereka ko icyo kibazo ni nawe ngiye gusoreza ikibazo cy'ubwumvikane buke muri komite ya Rayon Sport kiragiye kigiye kugwisha Rayon reka nanavuga ijambo rikomeye cyane kigiye gukubita hasi Rayon ku buryo badakurikirana ubwumvikane mu miyoborere ku buryo hatagize n'igikorwa hatagize igikurikiranwa hafi iyi sezi ishobora kuba imfabusa kuri Rayon. Ibyo byose bitujyane kuri mutoza rero icyo tujyanemo gutya ku munsi w'ejo haramutse amakuru bavuga ko umutoza afahamiye Rotfi
aza gusezererwa rwose aza guhabwa ibye akigendera. ibintu byari bimaze Noneho icyumweru guhera ku wa umutoza kabiri icyumweru gishize yari amaze iminsi atagera mu nzu gukoresha imyitozo. Ubwo ibyo byose biri kuvugwa biratutumba, ajya mu nzove abantu bamubonye baratungurwa. Urumva nk'abafana bavuga bati twe dutegereje ko bamusezerera, umutoza araje ariko n'umwungiriza we aho wenda ntibibumvikanye ko ariko ubwo ari kuri telefone pe ngo yavugiye kuri telefone amasaha 2. Eban imyitozo ijya kurangira nibwo abantu babonye Lutfi n'umwungiriza we